nimuhumure ntago twapfuye ngo dushire, nimuhumure Satani arahari ariko n'Imana yacu nayo irahari. Nimuhumure kuko nubwo Satani ari kurwanya umurimo ariko n'Imana irahari ngo iwurwanirire. Nimuhumure ndabizi ko abadayimoni baba batangatanze impande zose kugira ngo bice ivugabutumwa, ariko nimuhumure ntago rizapfa kuko na nyiri ivugabutumwa adapfa. Nimuhumure ku byo mureba n'ibyo mwumva, nimukomeze mukore iby'ubutwari, mukomeze mushyigikire umurimo w'Imana, mushyigikire n'abakozi b'Imana barahari, n'abakozi ba Satani barahari, ariko nimukomeze mukomere. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mwebwe abakurikiranye Mama Sharirene official. Uko mugenda mukurikirana ijambo ry'Imana ndetse murisangiza abandi, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turabakunda kandi n'Imana irabakunda. Muri abantu bakomeye kandi muri abantu b'agaciro, tubahoza ku mutima, kandi uko bwije nuko bukeye turabasabira Imana y'amahoro ibahe umugisha kubwo kudufasha gukora uyu murimo w'Imana. Rero nkuko dukomeje kuganira ijambo ry'Imana, turebe urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice cya mbere umurongo wa 3 aravuga ngo shimiye Imana yanjye iteka uko mbibutse kandi uko mbasabiye mwese iteka ryose mbasabira nezerewe, kuko mwafatanyije nanjye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza muhereye ku munsi wa mbere mukageza na n'ubu. Icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko iyatangiye umurimo mwiza muri twe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Kandi birakwiriye ko mbatekereza n'inyo mwese, kuko mu ngoyi zanjye no mu mpaka ngira kurwanira ubutumwa bwiza, mpamya ko ari ubw'ukuri. Mbahoza ku mutima, nibuka ko musangiye nanjye ubuntu bw'Imana. Imana niyo ntanzeho umugabo yuko mbakumbura mwese mu mbabazi za Kristo. Kandi iki nicyo mbasabira, ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose. Amena, amena. Hanyuma aya magambo Pawulo yabwiye Abafilipi, haleluya, nanjye ndumva nayabwira abakunzi ba Mama Sharirene official. Aya magambo ni amagambo meza cyane. Pawulo yari ari kubwira Abafilipi, ababwira ukuntu bamufashije ivugabutumwa. Aravuga ati ntago ari njyewe wakoze njyenyine, ngo zangoyi zanjye zose nagendaga ngira. Nyine hari ukuntu Pawulo yajyaga abwiriza bakamuzirika cyangwa bakamuhozaho inkeke ndetse n'urutoto, aho yagendaga arengana hose. Arangije arahamya. Pawulo aravuga ati ndabizi ko ibyo nababwiye rwose ni ubutumwa bwiza, kandi ngewe ndabizi neza ko ntavangiwe. Ariko aravuga ati ukuntu nizera nuko ikintu nabasabira ni ukugumana urukundo rwanyu nk'urwa mbere. Haravuga ati nta kibi nibuka, hati iyo ntekereje namwe njya ngenda mbatekereza. Haravuga ati nubwo mubona bikomeye ariko ntimukuke umutima. Haleluya. Arababwira ati ikintu nzi kandi gihambaye ni uko yatangije umurimo hagati muri twebwe izanawusohoza, kuko ni Imana itangira kandi ikanasoza. Imana nibagirire neza. Ngewe nifuzaga guhumuriza inshuti zanjye, kandi nifuzaga guhumuriza abantu bankurikirana, mbabwira ngo nubwo mubona iminsi n'ibihe bimeze nabi, ariko yatangiye umurimo muri twebwe izanawusohoza. Haleluya, haleluya. Ndabakunda rero, mba numva nababwira nka Pawulo. Nanjye iyo ngerageje gutekereza ntekereza inshuti zanjye, hanyuma nkareba ukuntu mwagiye mufasha mu ngoyi. Pawulo yari afite ingoyi ze, nanjye mfite izanjye. Ati mu byo nageragejwe byose ndetse no mu ngoyi zose mwagiye mumba hafi. Aravuga ati ariko ntimugire ubwoba bw'ibyo natangiye kubaka. Haleluya. Ni Imana yatangiye umurimo muri twebwe izanawusohoza. Izabisohoza nubwo biteye ubwoba, izabisohoza nubwo ku macano menshi biteye ubwoba, izabisohoza nubwo turi kubona ibintu bimeze nk'akarindagiza, turi kubona ibintu biteye ubwoba. Ngende kubona ibintu ngewe bikancanga, ariko nababwiraga ngo iyatangiye umurimo izawusohoza, ntimugire ubwoba. Hari ibintu mba ndi kugenda mbona, kabona ibintu by'inkuru,
ukabona ibintu ngo by'abapasteri, ukabona ibindi ngo barwanye, tukigirira n'abanyamakuru bacu b'abana beza barutwitsi ngo runaka yateranye ingumi na ntuza, ukibaza iryo vuga butumwa. Narinje kubabwira ngo nubwo bikomeye kandi biteye ubwoba, yatangije umurimo muri twebwe izagira gute izawusohoza. Ntimucike intege kubw'ibyo mubona Satani ari gusenya, ariko Imana yaciriye inyuma kugira ngo yubake. Ntimucike intege kubw'umuriro muri kubona Satani ari kwatsa, ariko Imana izagica inyuma igende wuzimye. Ntimucike intege, ahubwo mukomeze mukomere, ngo mukomeze mwebwe kugundira ibyo mwabwiwe, kandi mukomeze gukora iby'ubutwari, ngo mugire urukundo rwanyu kandi murukomereho. Imana y'amahoro, nge narinje kubabwira muri ijambo ngo nimuhumure. Nimuhumure, ntago twapfuye ngo dushire. Nimuhumure, Satani arahari ariko n'Imana yacu nayo irahari. Nimuhumure kuko nubwo Satani ari kurwanya umurimo, ariko n'Imana irahari ngo iwurwanirire. Nimuhumure, ndabizi ko abadayimoni baba batangatanze impande zose kugira ngo bice ivugabutumwa, ariko nimuhumure ntago rizapfa kuko na nyiri ivugabutumwa adapfa. Nimuhumure ku byo mureba n'ibyo mwumva, nimukomeze mukore iby'ubutwari, mukomeze mushyigikire umurimo w'Imana, mushyigikire n'abakozi b'Imana barahari, n'abakozi ba Satani barahari, ariko nimukomeze mukomere. Iyatangiye umurimo muri twebwe izanawusohoza. Nubwo insengero zikinze, yatangiye umurimo izawusohoza. Nubwo imbaraga z'abera ziri gukubitwa hasi, yatangiye umurimo izawusohoza. Nubwo Antikirisitu ari gukora mu buryo bw'umugaragaro yavuye mu ibanga, yatangiye umurimo izawusohoza. Nubwo abakozi ba Satani barushijeho kwiyoberanya cyane, ariko yatangiye umurimo izawusohoza. Nubwo Satani ari gushaka kutuzimya no kuduca intege, ariko yatangiye umurimo izagira gute izawusohoza. Narindi kukubwira rero ngo ntugire ubwoba bitewe n'iminsi n'ibihe, ngo urugendo watangiye rutuma ucogora. Hoya, komeza inzira watangiye, ntucike intege. Ntago turi twenyine, n'Imana yacu turi kumwe. Ndumva ari bwo butumwa, niyo message nifuzaga kubaha muri aka kanya, mbabwira ngo nidukomere kandi dukore iby'ubutwari. Iyatangije umurimo izawusohoza. Nimureke dusenge. Ndifuza ko dusengera itorero, ndifuza ko dusengera abakozi b'Imana, ndifuza ko dusengera abakristo, ndifuza ko dusengera igihugu, dusengere ibihugu, kandi Imana ikomeze gutanga ihumure mu bantu bayo. Hari abantu babona ibikomeye bakavuga bati ninde uzajya mu ijuru, abandi babona ibiteye ubwoba bakavuga ngo umukozi w'Imana ubaho ninde. Ibyo bintu ntibikwiye kubaca intege. Ubundi Satani yamenye ko hano kuri YouTube channel zitandukanye, kuri aya macano atandukanye, yamaze kumenya abantu bari kuhahembukira, yamenye ubugingo bw'abantu buri kuhazukira, yamenye abantu bari kubohoka bagiye kubatizwa n'ababatijwe. Abona ukuntu umurimo uri gukorwa, abantu bari guhembuka mu bugingo, arasararakara. Nawe yohereza abakozi, yohereza n'ingabo, ariko yatangiye umurimo muri twe izanawusohoza. Ntago Satani afite amaboko, Imana niyo ifite amaboko. Imana yakubise Satani, iramukubitira, mwandagaza, iramufungirana. Ubutware bufitwe n'Uwiteka, nta mpamvu yo gucogora no kugira ubwoba. Buri wese ahagarare mu mwanya we. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mureke dusenge. Imana y'imbaraga zikomeye, watangije umurimo kandi uzanawusohoza. Ntago uri Imana y'intambira kibi, ntago uri Imana y'indorerezi ku bikorwa n'ibivugwa. Uri Imana y'amahoro n'amahirwe, uri Imana y'ibyiza, uri Imana y'umucyo, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana irambura ikiganza igahaza ibyaremwe, uri Imana ikontorora isi yose. Abantu bose urabazi kandi urabasobanukiwe. Uri Imana imenya ibyejo n'ibyejo bundi, uri Imana imenya imigambi dupangiwe, ikamenya n'ibigomba kudusohorezwaho. Uri Imana idukunda ikanatuzirikana, uri Imana y'icyubahiro. Habwa icyubahiro kubw'umugambi wawe mwiza. Ubu butumwa bw'ihumure, uhumuriza abashumba n'abapasteri, uhumuriza abaririmbyi n'abahanuzi, uhumuriza abafite isengero, uhumuriza abanyamatorero, uhumuriza igihugu n'abakiyoboye, uhumuriza abarwayi ndetse n'abarwaje, uhumuriza abari kubona iby'icyorezo, uhumuriza abafite imitima ihabye, uhumuriza abihebye n'abatewe intimba n'ibyo bareba. Mana, urambure ikiganza cyawe kirwana urugamba, imbaraga zawe zigere hafi na kure, urengera abakozi bawe, unanize imbaraga zose zikuzimu.
utesha agaciro ibiri gupangwa na Satani, ibitegurirwa ahatagaragara, ukomeze unanize amaboko y'umwijima, utesha agaciro ibidaturuka ku Uwiteka. Ineza yawe n'imbaraga zawe zikomeye ziramburirwe ku kintu cyose kirwanya Imana. Abakozi bawe bakora uyu murimo ku macana atandukanye, ubashyigikire kandi ubatere inkunga, urwanye imbaraga zose ziza kurwanya umugambi wawe. Urakoze, ndagushimye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, amen.